mudahwema gukurikirana Trade News tugenda tubagezaho amakuru agiye avugwa hirya no hino mu bitangazamakuru, aho iyi nkuru tugiye kubagezaho ni inkuru dukesha igihe.com iba yatangaje kuri uyu munsi w'itariki 9 saa 8:46 nibwo iyi nkuru yagiye ku mugaragaro. Kugurisha inzu y'ishyaka wakuwe ku rutonde rw'abadepite n'ahazaza ha Green Party, Frank Habineza uko yaganiriye n'igihe.com. Amezi arashize arane Dr Frank Habineza atsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yabaye muri Nyakanga 2024. Icyokora ishyaka rya Democratic Green Party ryongeye kwisubiza imyanya ibiri mu nteko ishinga amategeko. Nubwo Habineza we atasubiye mu nteko ishinga amategeko nyuma y'amatora, Habineza yongeye kugaragara cyane mu itangazamakuru, ibintu avuga ko byatewe no kubanza gushyira ishyaka ku murongo. Habineza yaganiriye n'igihe agaruka ku buryo yakiriye gutsindwa amatora bwa kabiri, kugurisha inzu y'ishyaka ahazaza haryo nibyo ahugiyemo. Igihe.com amubajije ko nyuma y'amatora wahise ubura mu ruhame wari uhugiye mu biki, Habineza ati nyuma y'amatora habaye kongera kureba uko duhuza inzego z'ishyaka neza. Abantu iyo bari mu matora buri wese aba ashaka gutsinda, iyo abantu batatsinze nyine bamwe bacika intege, biba bisaba ko umuyobozi rero aza akabahuza akabakomeza. Ibyo byose nibyo twari duhugiyemo muri iyi minsi kandi nibura maze kubishyira ku murongo. Igihe cyongeye kimubaza ati ntabwo wafashe akaruhuko? Nafashemo akaruhuko gato ngaho njya ku mugabane w'i Burayi mu gihugu cya Sweden, ariko nahise ngaruka. Ntabwo natinzeyo kuko ndi n'umunyeshuri niga iby'amategeko. Igihe cyongeye kumaza ko waba warasanze bimwe mu bituma utitwara neza mu matora harimo kutamenya amategeko. Habineza ati nasanze mu byo nakoreraga abanyarwanda mu nteko kuba ntaragiye mu nteko. Narize ibindi byinshi cyane ariko narize amategeko. Nasanze hari icyo nabuzemo haba mu kuvugira abanyarwanda. Natangiye kwiga amategeko nkiri mu nteko. Ubu nishimiye kubabwira ko ndi mu wa kabiri, umwaka utaha nzayarangiza. Igihe cyakomeje kumubaza kiti kuba warahisemo kwiyamamariza umwanya wa perezida ugatsindwa ntujye ku rutonde rw'abadepite kandi ho wari usanzwemo, ibi bintu wabitekerejeho neza? Habineza ati nahisemo neza kandi nahisemo neza cyane. Iki kibazo twakibajijwe kenshi cyane ndetse twabiganiriyeho n'umuryango wanjye n'abarwanashyaka n'inzego z'ishyaka kugira ngo turebe ko umuntu yahitamo. Twabonaga nk'ishyaka cyangwa umukandida twagira akamaro cyane twiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika, kubera ko ariho twabona twatangira ibitekerezo byacu neza byo kuyobora igihugu. Ariko noneho ko ntabwo ari byo byonyine no kubaka umusingi wa demokarasi. Buriya demokarasi ni umusingi ugenda wubakwa ushyiraho ibuye. Twasanze nk'uko nari nariyamamarije muri 2017 ntabwo byakunze, ariko bifite umusingi cyangwa hari itafari twashyize mu kubaka umusingi wa demokarasi. Iyo nshuro iyo tuza kubireka byasaga nk'aho umuntu yari kuba ashyize imbere inyungu ze ku giti cye. Igihe cyakomeje kumubaza giti ukurikije amatora ya 2017 n'iya 2024 hahindutse iki? Muri 2017 hari ahantu badukubise amabuye muri za Kirehe, hari ahantu badutwaye kwiyamamariza mu marimbi. Igihe cyongeye kimubaza ati abo ari abayobozi? Arasubiza ati abayobozi b'akarere ka Nyagatare badutwaye kwiyamamariza mu marimbi rw'imiyaga, badukuye ahantu tugomba kwiyamamariza. Hari ahantu twasanze umutekano urenze
tutahasanze umutekano urenze, babujije n'abaturage kugera aho turi za Nyamasheke, za Rusizi. Iyo ubipimye ukagereranya na 2024 byabaye byiza kurushaho. Abayobozi b'uturere n'abandi badutwaraga mu marimbi nibo batwakiraga, ba meya batwakiriye aho tubonetse, ba gitifu aho batabonetse, ba gitifu bakatwakira. Abapolisi baturinze, twari dufite abapolisi baturinda, twagendanaga, twari dufite n'abandi bapolisi bo ku rwego rwo hejuru bari kumwe natwe. Umutekano wari wuzuye. Muri 2024 inzego z'uturere zarabyumvaga cyane ko turi abakandida bemewe n'amategeko nk'abandi. Kuba twaragiye mu matora ni byiza cyane, kuko byagaragaje ko ari intambwe irimo guterwa mu kubaka igihugu cyacu. Igihe cyakomeje kumaza giti ubu uzongera wiyamamaze ikindi gihe cyane rwose. None se icyambuza kwiyamamaza ni iki? Keretse ishyaka ritampisemo, ariko ishyaka ryangiriye icyizere nk'uko ryari ryakingiriye. Niteguye rwose kongera kwiyamamaza. Igihe cyakomeje kumaza giti gutsindwa kabiri, ntabwo gutsindwa kabiri kugeza ntango wabona ko waharira abandi. Ishyaka ribonye arasubiza ati ishyaka ribonye hari undi mukandida undusha ubushobozi ryamushyiraho, ariko nkurikije ingero mbona mu bindi bihugu twabonye, nko muri Senegal hari umukandida witwaga Abdoulaye Wade wiyamamaje inshuro zirenga 7 akaba perezida wa repubulika. Muri Zambia naho byarabaye. Kuba umuntu yariyamamaje rimwe kabiri ntibivuze ko agomba gucika intege, ahubwo iyo ukomeje gushyiramo imbaraga ugenda ukosora n'amakosa wakoze. Igihe cyakomeje kumaza giti nihe wabonye mwaguye? Ahantu tugomba gukosora cyane mu ishyaka ryacu ni ahantu ho kudashobora kugira indorerezi z'ishyaka, kugira abantu bajya kuduhagararira mu byumba by'amatora hirya no hino mu gihugu. Twarabyifuje cyane, tubishyira no muri gahunda, ariko ubushobozi buratunanira. Nicyo cyatumye umuntu yabishyiramo imbaraga cyane. Ubutaha byashoboka nibura kuri site cyangwa mu byumba by'itora tukagirayo natwe indorerezi zihatubereye. Igihe cyakomeje kumubaza giti niba atari ibanga muri aya matora mwakoresheje ingengo y'imari ingana iki? Usanga bitwara amafaranga ari byinshi. Sinavuga ngo ingengo y'imari yari iyi gusa, ni muri za miliyoni 300 zirenga. Igihe cyakomeje kumaza giti kuba mwaratsinze mu badepite mwemerewe gusubizwa ayo mwakoresheje mwiyamamaza, ntayo murabona? Harasubiza ati ubundi itegeko riteganya ko mu matora ayo ariyo yose, iyo umukandida cyangwa se abakandida babonye amajwi arenze 5%, hari amafaranga basubizwa, ariko biterwa n'ingengo y'imari ukuntu ihagaze. Bafata ibahasha runaka bakaba bayagabanya abagiye mu matora. Nk'ubushize 2018 hiyamamaje imitwe ya politike ku matora y'abadepite. Icyo gihe batanze miliyoni 100 kuri buri mutwe w'abapolitike. Twarazibonye tuziguramo inzu y'ishyaka, kandi iyo nzu ejo bundi twarayigurishije kugira ngo twiyamamaze. Igihe cyamabaje ati mwarongeye murayigurisha, none byari kugenda gute? Twarayigurishije. Igihe cyarongeye kiramaze ati mwagurishije inzu mufata n'amadeni, none ubwo ayo mafaranga azasubizwa? Arasubiza ati iby'amadeni byo twarangije kubyishyura, nta deni tugifitiye,
n'inzu nayo kuko twamaze kubona 5%, turizera ko nibaduha amafaranga tuzagura indi. Igihe kirakomeza kiramaze ati mwakiriye mute kuba mutarisanze muri guverinoma, icyifuzo cy'ishyaka ni ukujya mu nzego zose z'ubuyobozi, natwe twarabyifuzaga kuko biri mu ntego zacu z'ishyaka, ni nayo mpamvu twiyamamarije ku mwanya wa perezida wa repubulika kuko twumvaga ko tubishoboye, ubwo isigaye ni abafata ibyemezo, kubona ko dufite ubwo bushobozi, ariko n'abantu bafite ubushobozi bijyamo barahari. Harabura umunsi umwe ngo inteko ishinga amategeko irahire, umwe mu badepite banyu yakuwe ku rutonde. Arasubiza ati twebwe nk'ishyaka umurwanashyaka wacu Carine Mahombi twamugiriye icyizere kuko ibyo ishyaka risaba yari abyujuje. Mu byo ishyaka risaba harimo byinshi twabitanze muri komisiyo y'amatora irabyemera, hamwe n'abandi bakandida 53 twari dufite, we yari kuri mwanya wa kabiri. Twaje gutungurwa ku munota wa nyuma RIB itubwira yuko hari inenge yamubonyeho, kandi icyo gihe haburaga amasaha make ngo barahire. Rero bamaze kubitubwira ko bamufiteho ikibazo. Icyo gihe iyo umuntu ari mu maboko y'ubugenzacyaha urumva ko atari umuntu wajya kurahira. Byabaye ngombwa ko tumusimbuza nimero ya 3 Jacqueline Masozera ikizanye. Inenge RIB yamubonyeho niziye, ibyo mwajya kubibaza RIB kuko niyo ifite dosiye. Ntabwo birarangira, igihe cyakomeje kumubaza ntabwo birarangira, ndakeka ko bishobora kuba byararangiye, ubwo mwazajya kubaza RIB kuko nta rubanza rurimo. Barabikurikiranye, iyo bitagiye mu rukiko nta rubanza ruba rurimo, ariko amahirwe yo kujya mu nteko icyo gihe yavuyeho. Twebwe nk'ishyaka nta kibazo tumufiteho, ndakeka ko na RIB iyo iza kuba imufiteho ikibazo yari kumufunga cyangwa kumujyana mu nkiko. Ngayo rero nguko ibyo igihe kiba cyatugejejeho muri iki gitondo, tukaba natwe tubibasomeye uko babyanditse. Turushimira mwe mwese muba mukomeje gukurikirana Trade News igenda ibageza amakuru mu buryo bugiye butandukanye. Icyo tugusaba ni ugukora subscribe ndetse ukaduha share na comment mu bitekerezo, kugira ngo ubutaha tuzarusheho kunoza uyu murimo. Ndabashimiye rero, njye warabagezagaho aya makuru avugwa mu binyamakuru hirya no hino. Yari Fideli iba muri kimwe bisanzwe. Ciao ciao, ugire umunsi mwiza.